Yo urabizi se guys, niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ndagusaba kugira ngo wihangane iminota 8 zonyine tube tuganira kuri filime yacu Ibanga. Hari ibintu byinshi ugiye gusobanukirwa muri filime yacu Ibanga. Ese guys, turabizi ko Niyori ndetse na Nyambo bakundana, kandi tukaba tuzi ko Niyori abamwirukaho ari benshi, kandi tukaba tuzi ko mu mujyi n'ubundi tuzi ko Papa Kiramani yahishe ukuri ko Kiramani ari umuhungu we, kandi tukaba tuzi ko Kiramani noneho bagiye kumufatira irembo kwa Queen, kandi tukaba tuzi ko Kiramani na Queen badakundana, kandi tukaba tuzi ko nanone Gahima ndetse na Jojo urugo rwabo n'ubundi ruri kujya mu marembera. Guys, ese wihangane iminota 5 zonyine, iminota 8 zonyine tukaganira kuri filime yacu Ibanga. Kandi ndagusaba kugira ngo niba ugeze hano kuri Venke Empire bwa mbere ube wakora subscribe maze tukomeze tugende mu bikorwa byose turimo ku munsi. Ese guys, kaduhere mu cyaro iwacu. Ese kubona Niyori urukundo rwe na Nyambo abakomeza kururwanya ari benshi, kandi tukaba tuzi ko urukundo rwa Niyori na Nyambo bakundana by'ukuri, kandi tukaba tuzi ko Yves uri hariya adapfa kwemera ko Niyori na Nyambo bakomezanya. Ese mubona Yves we hari intwaro yakoresha kugira ngo Niyori abe yarekana na Nyambo? Ese ubona Yves ibyo akora byose ko mubona ko bipfa ubusa, imipango yapanga yose ko tubona Imana ibijya imbere ikabyica? Ese Yves hari undi mupango mushasha yadukana ku buryo Niyori na Nyambo urukundo rwabo rwahita rurangira? Guys, turabizi ko Yves nubwo akunda Nyambo, ariko urukundo amukunda si urukundo rw'ukuri. Urukundo amukunda ntari urukundo rwo kugira ngo ube wahemukira umuntu. Niyori ndetse na Nyambo urukundo rwabo turabizi ko ruzatsinda, kandi niba uri umukunzi w'Ibanga tanga ibitekerezo byawe wambwira ukuntu nawe wiyumva. Guys, rero murabizi ko uyu munsi dufite ingingo 3 tugiye kuvugaho cyangwa 4. Reka dusimbukire kwa Jojo. Turabizi ko Yves ibi byose byo Gahima agiye kunyuramo muri zino minsi, turabizi ko Yves ari wowe muteye. Turabizi ko Yves ari wowe wazanye date mu cyaro, kandi tukaba tuzi ko date ubu ngubu yamaze kugirana umubano mwiza ndetse na Gahima, kandi tukaba tuzi ko Jojo atabizi, kandi tukaba tuzi ko nanone Yves bamunosheyeho ku mabanga ya Gahima, kandi Yves tukaba twabibonye iko bifashe nk'ibintu byo gukina, kandi tukaba twabonye ko date yabimubwiye akomeje. Ese guys, umuntu we utumva ntago agomba no kuba yagira amaranga mutima? Guys, Yves yabifashe nk'imikino, kandi tuzi ko date ari seriye. Ese Gahima yaba agiye guhemukira umugore we ku buryo yaza muca inyuma kuri date? Ese guys, wowe ubona Gahima ibintu byagiye gukora yaba ari byo? Ese Gahima mubona yaba agiye kujya mu bintu by'ukuri? Guys, turabizi ko Gahima akunda Jojo, nubwo akunda Jojo ariko turabizi ko ubwo icyahabaye kugira ngo abe yashaka date ntabwo twe tukizi. Kandi niba uri umukunzi w'Ibanga rero ndagusaba kugira ngo ntuzabure kuri episode yose filime yacu Ibanga, uzasobanukirwa ibintu byinshi. Kandi ndagusaba kugira ngo ntuzabure kuri Ben Sensere yose zibaze gucana kuri Venke Empire ku buryo nta kintu na kimwe kizagucika. Guys, rero niba uri umukunzi w'Ibanga ndagusaba kugira ngo nuve hano kuri Venke Empire ndokoze subscribe kugira ngo dukomeze tugende mu bikorwa byose tuba turi gukora ku munsi, kandi murabizi ukuntu tubakunda cyane, murabizi ukuntu muri abantu b'agaciro kuri filime yacu Ibanga. Guys, rero reka twigire mu mujyi. Turabizi ko ibintu byose byatukombeye, turabizi ko ibintu byose biri kwaka. Guys, ibintu byose mu mujyi biri mu byago. Turabizi ko Papa Kiramani abitse ibanga imyaka n'imyaka, turabizi ko ndetse na Tereza wiwe babitse amabanga yabo imyaka n'imyaka. Ese guys, Kiramani wowe iyo wimagine ko aka kanya yamenye ko Papa Kiramani ndetse na mama we batamubyaye, ese ubona Kiramani yakora iki? Ese guys, Niyori we namara kumenya ko mama we yamuhishe ukuri kose ko afite umuvandimwe we uba mu mujyi, akaba ariyo mpamvu atuma atajya i Kigali. Ese mubona Tereza wazasobanurira iki Niyori? Guys, biragoye ko Tereza afite ikintu cyazavuga imbere ya Niyori mu gihe
yamuhishe amabanga yari yo yose kugeza ageje zino myaka afite. Turabizi ko Baba Kiramani nawe uko kuri kose yaguhishe umuryango we wose. Ese ubona iyi filime yacu ibanga umunsi ibi byose bizaba byamenyekanye, ese wowe wimagina ko iyi filime yacu ibanga itazaba yarabaye umuriro? Guys, rero niba uri umunyamuryango ndagusaba kugira ngo wihangane ubundi nkwereke utuntu twikorera muri zino minsi, kandi ndagusaba kugira ngo niba uri umunyamuryango wa filime yacu ibanga ubundi ujye ukunda gukurikirana Venke Empire, ubundi tujye tuhora tubaha utuntu tw'ubwenge. Guys, turabizi ko Kiramani ubu ngubu tuvugana bagiye kumufatira irembo kwa Queen, kandi nubwo bagiye kumufatira irembo turabizi ko Kiramani adakundana na Queen. Ese guys, biriya bintu wowe ubibona ute? Ese ubona biriya bintu wowe kubibona ubona ubibarute? Ese ubona biriya bintu bikwiriye? Guys, turabizi ko Queen yari afite umukunzi. Ese Kiramani baba baramushize mu gakino k'umukunzi wa Queen bakajya kumufatira irembo badakundana? Ese guys, wowe wishize mu mwanya wa Queen ukamenya ko umuntu muhorana mwigaragurana ahantu ho ari hose mukora ibintu byari byo byose, ukamenya ko ari we baze gufatira irembo kandi ukabuzi ko atari we mukunzi wawe. Ese guys, wowe kuri umukunzi ibanga warenza hiki? Ese wowe wishize mu mwanya wa Queen wakora iki? Usanze umuntu musanzwe mumenyeranye kandi uzi ko atari umukunzi wawe, ukumva ko ngo ni wowe waje kugufatira irembo, wowe wakora iki? Guys, biragoye ko Queen azabyakira, kandi mba mbona urukundo rwa Kiramani na Queen rwo banyuze muri buriya buryo rutazapfa gukunda. Kandi urabizi ko niba uri umukunzi banga, urabizi ko ibintu byose by'ubukoze wihishira, urabizi ko bigeraho bikamenyekana kandi bikababaza n'abantu bagakunda. Ese Kiramani birabo ni babyeyi bamukoreye mubona ari byo? Guys, rero niba uri umukunzi banga ndagusaba kugira ngo watange ibitekerezo byawe, ube wambwira ukuntu biva kuri filime yacu ibanga. Kandi murabizi ko ibikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi rimwe tuba turukorera, murabizi ko mwebwe kuri filime yacu ibanga muri abantu b'agaciro. Guys, rero ndagusaba kugira ngo ntuzabure kuri episode yari yose filime yacu ibanga, kuko nucikwa episode imwe gusa uzaba ushizwe inkuru yose iba muri filime yacu ibanga. Guys, rero turabizi ko nubwo Yves ajya ahemuka cyane agakabya, turabizi ko ahemuka kubera umukobwa akunda. Niyori we ibimurwanya ni byinshi, Dete arahari ndetse na Mutesi arahari ndetse na Yves wiwe arahari. Ese mubona Yves Niyori ibi bintu byose azabaca kubicamo abo bantu bose bakiri kumukurikirana? Guys, rero murabizi ko dutsinda amagambo ntabatindiye. Ndagusaba kugira ngo nuve hano kuri Venke Empire ukoze subscribe kugira ngo dukomeze tugende mu bikorwa byose turukora umunsi ku munsi, kandi murabizi ukuntu bakunda cyane, murabizi ukuntu muri abagaciro kuri filime yacu ibanga.